Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuruyama Shariki. Twongeye guhuza umurongo tuje mu makuru yacu yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 2024, amakuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri mikoro ya mbere ningiye Mushakamba Sentama, umeze ute? Muraho neza Mushakamba, mwiriwe mute? Twiriwe neza. Yego. Uyu munsi wiriwe makabeho. Hiriwe imbeho ariko harimo n'ubushyuhe kubera twongeye kumva ijambo tombe, twari tumaze igihe kinini. Umuriro wo mu burasirazuba twawose agashyuhe karaza, ishashi byagiye bitugeraho aha ngaha tugasusuruka. Nibyo bwana Sentama, nk'uko wari ubivuze n'ubundi ni zimwe mu ngingo turi bwibandeho, usibye Karembe yamaze kumenyekana ko yafashwe, ngo na Ihura yafashwe. Na Ihura yafashwe, ubundi urebye ni ahantu hegeranye, ntabwo ahantu harimo urugendo hagati y'iminota 30 n'iminota 45. Numva rero ko byoroshye aho ngaho kuhagera hose, kandi ikigaragara Karembe yafashwe kare. Urumva rero mu gicamunsi cyasigaye ni Ihura yagombaga kuko cyane cyane hari habanje kuba ikintu cy'ubwoba, bagira ubwoba. Karembe bagira ubwoba, bafite impungenge ko nayo iri bufatwe bambe Ihura. Noneho ubwo ntabwo ari Ihura gusa, kuko buriya Karembe ni mu mahuriro y'imihanda. Mahuriro y'imihanda, umuhanda umanuka uva Mweso ukanyura Gashuga, ukanyura Imisinga, ukinjira ahitwa Bitongo, ukinjira Karembe, ugera i Karembe. Noneho wagera i Karembe ukigabanyamo amashami abiri, ishami rimwe ryerekeza Ipinga ibumoso, n'iry'iburyo ryerekeza Ihura. Ihura rero hakaba hafi ya Karembe kurenza uko Pinga iri hafi. Uba rero ari Pinga ari Ihura, hose bari bafite impungenge, bari bafite bumvaga bafite ubwoba, ikintu cy'ubwoba ko hose hari bufatwe. Inyuma Ihura nayo yaje gufatwa, tubimenye muri uyu mugoroba ko Ihura nayo yafashwe, ariko ubwo ahasigaranye ubwoba ni Pinga, ko nayo iraraye ntiyiriwe, cyane ko bariya bajyaga batera mu bice bya Gashuga. Kandi Mushakamba urebye imiterere hariya, bariya bajyaga batera mu bice bya Gashuga, ahanini baturukaga Pinga, kuko abenshi ni bariya bo muri NDC Renove, ni umutwe wa Guido Shimirayi, generale ngirwa generale niko twabivuga, autoproclame nk'uko babivuga mu rurimi rw'igifaransa. Bariya nibo bamereraga nabi hariya. Noneho igice cyahura habagamo FDLR, bumva bafatanyaga bagatera hariya. Ubu ngubu rero bakubiswe bigiyeyo. Ikigaragara turaza kubyinjiramo tubirebe. Ifatwa rya Karembe mpamya neza ntashidikanya nk'umuntu hazi ko riraho umutekano Gashuga ubigiye gutekana, ndetse na Mweso. Nta bya bindi by'abacengera hato na hato baza kwambura abantu, baza gutera, baza kugira gute, buriya babigijeyo. Nibyo bwana Sentama, wari ugize uti haga ku rugendo harimo Karembe na Ihura, harimo urugendo rw'iminota hagati ya 30 na 45. Ubwo ni ukuvuga ko ku ntare ya Sarambwe iri kwirukanka kuri Wazalendo ni minota 20. Biranoroshye, bo baba bafite n'imbunda zirasa zikagerayo. Bafite n'imbunda babagemuriye. Intare za Sarambwe bazigemuriye imbunda, buriya zimaze gutera imbere. Ziba zifite n'imbunda zirasa zikagerayo ataranagerayo. Yego. Kandi noneho wibuke ko Ihura ibirebana no hakuno muri Rucuru. Yego. Wibuke ko Rucuru nibo bahari. Nibo bahari, nk'uko wakwambuka nk'umugezi ukambukana hakurya ubugezeyo. Ni ukuvuga ari abaturutse i Karembe, uretse nabo hari n'abandi baturutse mu rundi ruhande bari muri Rucuru, barebana n'Ihura neza. Bwana Sentama, ngo kuvuga ni ugutaruka nk'uko twari tubivuze. Amateka yemeza ko Kigeli Ndabarasa yacumbagiraga. Rero bamwe mu ngabo ze baravuze bati, bwana databuja, ati twirukanse ntiwansika. Abandi bati nuza maze umwami Ndabarasa ati
ati niba twirukanse wansiga ati ariko ntiwasiga icumu ryanjye. Undi ati twirukanke turebe. Undi yirukansa amusize amutera icumu agwa aho ngaho. Abandi bati uzize kutumva, n'ubundi yakubwiye ati niyo wansiga ntiwasiga icumu ryanjye. Ubwo rero na Wazalendo nabo bari kuzira kutumva, barabizi neza ko bakubitwa na M23 ariko bagakomeza bakayitambika imbere. Reka turebe ingingo ya kabiri nayo turi buze kugarukaho, uruhererekane rw'ikubitwa rya FARDC n'abayifasha mu mujyi wa Sake n'inkengero zikikije, kuko kuva ku wa mbere bari gukubitwa kugeza n'ubu. Bintu bimaze iminsi umushaka. Bimaze iminsi bakubitwa. Kandi barakubitwa bazira ko bishyizemo ko ngo bagomba gufungura uriya muhanda. Yego. Ariko ntabwo bizaborohera. Ariko ngo n'agatima karari hari kagana muri Rubayi. Hari icyuma kijya gifungura ibintu bita clé anglaise, gifunga kigakaza ibintu. Hari ikintu kimeze nka clé anglaise badashobora gutambukaho kuko birakomeye. Ariko ntabwo karehareha baturuka hariya ngo bagere Rubaya. Abwenda bagera Rubaya n'abaturuka muri bya bice by'inyuma ya Ngungu. N'abariya bahora batera baturuka epfo za Karambi, za Bugabo, kuri Masisi Territoire, baba batera hariya za Kaniro muri biriya bice. Abo nibo bagera hariya, ahubwo burya baba bafite intego kugira ngo bakubite bahere hariya Sake, bamanure bazahurizemo hagati n'abariya, noneho M23 bayigabanyemo bayicemo ibice bibiri, hagira igice gisigara ahagana Ingungu n'ikindi gisigara hagaruka za Ruvunda na Kirorerwa. Yego. Ariko byarabananiye. Reka tujye mu makuru mu buryo burambuye, tuve mu mpine cyangwa se mu ncamake no mu ngingo z'ingenzi. Bwana Sentama, izi nizo ngingo turi buganireho uko ari ebyiri, ariko mu dutangiye mu makuru mu buryo burambuye turareba ifatwa ya Karembe na Ihura. Amakuru yamenyekanye ko Ihura yafashwe ndetse na Karembe yafashwe, ariko ubwoba ni bwinshi mu bakongomani. Ni ukubera iki? Ubwoba ni bwinshi. Impamvu y'ubwoba, bari bazi ko yenda M23 itazarenga hariya, bazi ko bitazoroha kuko yarenga muri biriya bice, babona bidashoboka. Urabona bakoresheje ibikoresho bihambaye. Ariko kugira ubwoba nuko iyo ugeze hariya, Bwana Mushakamba, ngira ngo hari n'inkuru yabo ndi bugusomera ahangaha dufite imbere yacu. Barimo baratabaza, uraza kumva intabaza yabo n'impungenge zirimo. Ni ukuvuga hariya iyo Karembe ifashwe, hariya Karembe iri nko ku mutwe wa Warikare, mu gice cy'amajyaruguru cya Warikare. Noneho hariya iyo uhari biba byoroshye kugera Rubero. Biranoroshye no kuba wakubita Warikare ukayihinguranya ukambukamo hakurya, ugakomeza ukazahinguka mu yindi ntara ya Copo. Intara ya Copo niyo irimo umujyi wa Kisangani. Wumva rero wageze i Kisangani, ntabwo ari kwa Corneille Nanga, ahubwo ni buriya hariya hari ni wabo wandera ba Jean Pierre Bemba ni hirya hitwaga muri Equateur. Gusa Kisangani ngo ni umujyi wa gatatu by'umwihariko noneho w'ubucuruzi. Kisangani ni umujyi wa gatatu, ni n'umujyi ukomeye. Umujyi buryo urimo kaminuza urimo kaminuza itari imwe. Kaminuza izwi hariya niyo bita barahina bakavuga ngo ni Nikisi, Université de Kisangani. Ni umujyi urimo ibibuga by'indege bibiri, duhora tubivuga. Harimo icyitwa Bangoka, harimo icyitwa Simisimi. Urumva ni umujyi ukomeye, ariko nanone ni umujyi uri ahantu mu ishyamba. Nanone ikiwukomeza ni umujyi uri ahantu hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ugiye kureba hari ukahagereranya n'ahandi muri Kongo, uretse nk'intara ya Katanga. Iza navuga ngo ni ku mwanya wa mbere mu mabuye y'agaciro n'ibindi. Kisangani nayo iri imbere, ishobora kuyikurikira. Urumva rero impungenge bafite ni izo ngizo zo kuvuga ngo hari ahantu hafashwe, haba hafunguwe inzira ishobora kwerekeza no mu yindi intara nshya, intara tutari dusanzwe tuvuga muri aya makuru, intara ya Copo ibarizwamo umujyi wa Kisangani.
reka nkubwire nk'impungenge bagaragaje bavuze bati flash ubwo urumva ni flash ni nk'umurabyo cyangwa se ni nk'inkuru mu ncamake noneho baravuga bati chers collègues députés nationaux ni abadepite babyanditse ariko ni abadepite bavuka muri iki gice Kivu y'Amajyaruguru bari gutabaza baratabaza ab'igihugu baratabaza abadepite bo ku rwego rw'igihugu ati chers collègues députés nationaux bagenzi bacu b'abadepite ku rwego rw'igihugu la guerre de l'Est vient de prendre un tournant décisif aujourd'hui avec la chute de la localité de Karembe ce dimanche 20 octobre 2024 à 9h. Premier virage atteint par les agresseurs et les patins dans le territoire de Walikare, dernier verrou pour atteindre les provinces de Chopo, Sud Kivu, Maniema, avec effet d'embrasement vers d'autres provinces du pays. Muri make baravuga bati intambara mu burasirazuba bwa Kongo imaze gufata indi ntera, yafashe indi ntera uyu munsi ubwo lokalite ya Karembe yafatwaga kuri none ku cyumweru tariki 20 z'ukwa 10 2024 isaa 3. Yego. Iyi lokalite umujyi muto wa Karembe wamaze gufatwa, niwo mujyi wa mbere ufashwe muri Walikare, ufashwe n'aba baduteye, niko babivuga muri Walikare. Uyu mujyi rero niryo pfundo rya nyuma, ahangaho havuye ushobora gufata kwinjira mu ntara ya Chopo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu ntara ya Maniema, kandi noneho bikaba bishobora gukongeza izindi ntara z'igihugu. Urumva ahangaha baragaragaza impungenge, bagakomeza bagira bati les combats ont commencé à 4h du matin lorsque les agresseurs ont attaqué par surprise les positions de Wazalendo du RAD des groupes NDC rénovés et APCRS qui depuis 2 mois réclament des munitions en vain auprès de FARDC. Bati intambara imirwano yatangiye saa 10 za mu gitondo mu rukerera, ubwo abaduteye bateye ibirindiro bya bateye batunguye ibirindiro bya Wazalendo za RAD na NDC Renové, iyi ni imwe ya Guido Shimirayi na APCRS ya Janvier Karayiri, bama aho zari zimaze iyi mitwe yaharindaga wari imaze amezi 2 isaba ibikoresho bya gisirikare, imbunda n'amasasu, ariko ibisaba FARDC, ariko bikaba ubusa ntibagire ibyo babaha. Ubwo n'urwitwazo hari ibyo yahawe. Noneho umudepite wabyanditse akavuga ati je suivi ce combat comme dans un film, nakurikiye imirwano nko muri filime. Les ex-Wazalendo de munitions ont fini par décrocher et se sont repliés dans les collines sur Plomba Karembe. Nakurikiye iyi ntambara nko muri filime, abitwa Wazalendo bamaze kubura uko bagira basigariye aho, nta bikoresho bafite, bageze aho bararekura, baranahunga, bahungira mu misozi iri hejuru ya Karembe, yitegeye Karembe. Noneho ahangaha gasobanura Karembe icyo ari cyo. Karembe est une localité très stratégique donnant accès à Rubero, à Ruchuru et Chopo par le groupement d'Oninga. Kuvuga ahangaha aravuga ati Karembe ni lokalite y'ingenzi cyane, ituma ushobora kugera byoroheje muri Rubero, muri teritwari ya Rubero, ukaba wagera muri teritwari ya Ruchuru, ukaba wagera no muri teritwari ya Chopo, unyuze muri groupement ya Oninga. Iyi groupement ya Oninga ni groupement iyo bavuze groupement buriya hari ukuntu za lokalite iyo bazishyize hamwe zibyara groupement, nk'uko mu Rwanda bavuga utugari twajya hamwe tukabyara umurenge.
nabo rero lokalite iyo bazishyize hamwe zibyara groupement. Noneho iriya teritware ya Warikare ifite groupement yitwa Oninga igenda igakora kuri Chopo. Chopo rero, Chopo ni intara ifite umurwa mukuru ariwo Kisangani. Twatangiye tuvuga. Urumva aha ngaha haragaragaza ko Karembe, wageze Karembe wayifashe biroroshye kuba wagenda ukanyura muri groupement ya Oninga yo muri Warikare ugahita winjira muri Chopo. Ubwo na Kisangani wikabakaba hafi aho. Noneho ushobora no kujya muri Rucuru, ushobora no kujya n'ahandi. Noneho akavuga ati cet abandon des ex-Wazalendo risque de compliquer la donne sur terrain alors que notre gouvernement est distrait par les cessez-le-feu de Rwanda pendant que nos ennemis récupèrent des espaces et les FARDC ne se battent plus. On risque de perdre la confiance de nos vaillants patriotes qui auront deux choix. Aha niho bikomeye. Qui auront deux choix. Soit s'allier à l'ennemi pour garder leur terre, soit se retourner contre le gouvernement qui deviendrait suspect en laissant les agresseurs occuper leur village. Aha aravuga ati kuba Wazalendo barekuye bagahunga ibi birakomeza ikibazo. Naho guverinoma yacu ihugiye muri cya kindi yise agahenge cessez-le-feu, guhagarika imirwano bya Rwanda. Naho abanzi bacu barimo barakomeza kugenda bafata ibice bimwe by'igihugu. FARDC nabo ntibakirwana. Aha ngaha akavuga ati rero dushobora gutakarizwa icyizere n'abariya abantu bakunda igihugu. Haravuga Wazalendo ko batakariza leta icyizere. Batakarije leta icyizere rero akavuga ati bafite amahitamo abiri. Aya mahitamo rero niyo akomeye. Guhitamo kwa mbere bavuga bati bashobora kwishyikiriza umwanzi. Ubwo ni ukuvuga bashobora kumanika amaboko bakiyemeza gufatanya na M23 noneho bakarwanya leta. Nizo mpungenge z'uyu mudepite. Kugira ngo bakomeze batunge bwa butaka bwabo hahandi bavuka. Akavuga ati ikindi noneho bashobora no kutiyunga kuri M23, ahubwo noneho bakaba abanzi ba leta, nabo bagahindukiza imbunda bakarwanya leta, kuko niyo ibaye impamvu yo kugira ngo imidugudu yabo ifatwe. Nizo mpungenge agaragaza aha ngaha. Agakomeza ati nous devons urgemment convoquer une plénière sur cette question sécuritaire et humanitaire avant qu'il ne soit tard. Tugomba gutumiza inama nk'inteko rusange y'abadepite. Iki kibazo kitarafata indi ntera kandi tutanatinze. Arakomeza ati désormais l'état de siège vient de perdre le contrôle des 6 territoires ruraux du Nord Kivu envahis par le M23 et ADF. Kugeza ubu état de siège ni bwa buyobozi bwa gisirikare bwashyizweho muri ziriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri. Imaze gutakaza teritware zigeze muri 6 imaze kwamburwa na M23 na ADF. Akavuga ADF turaba tubikuyemo dukomeze. Noneho agakomeza ati seule la ville de Goma encerclée par le M23 est encore sous contrôle symbolique des autorités de l'état de siège. Umujyi wa Goma wonyine nawo uzengurutswe na M23 symboliquement, mbese kubigaragara uwo mujyi uyobowe na état de siège. Hako ugiye kureba mu by'ukuri ntabwo état de siège iwuyoboye. Nicyo avuga aha ngaha, mbese iwuyoboye by'umuhango, ariko nyakuri ntabwo iwuyoboye. Noneho agakomeza ati si rien n'est fait pour exécuter nos recommandations, nous serons malheureusement obligés de démissionner
à l'Assemblée nationale puisque notre présence dans cette deuxième institution du pays ne se justifiera plus. Niba nta gikozwe kugira ngo ibi byifuzo byacu bikorwe bishyirwe mu bikorwa, nta kabuza tuzaba tugomba kwegura tuve mu nteko. Ati kuko kuba mu nteko kwacu institution ya kabiri ubwo baravuga inteko y'ubugira kabiri, kuko uzi ko hari inteko y'ubushize yacyuye igihe n'iyi ngiyi y'igihugu, kubamo ntacyo bimaze, ntacyo bihamya. Kubamo kuri we arabona ntacyo bimaze, kuko naho ahagarariye ntaho ahagaze. Noneho agakomeza ati arakomeza ahangaha ati que Dieu bénisse notre pays injustement agressé. Imana iha umugisha igihugu cyacu, Imana iha umugisha igihugu cyacu cyatewe mu buryo budasobanutse, uburyo buzira ukuri. Et qu'il lote le poutre dans l'œil de nos dirigeants qui ne voient pas le danger venir. Kandi inakure n'umugogo mu jisho ry'abayobozi bacu, kuko batabona. Baravuga ko abayobozi babo ntabwo babona. Vive la République, harakabaho repubulika, la patrie ou la mort, igihugu cyangwa gupfa. Mes condoléances aux centaines familles de résistants tués ce matin à Karembe. Urabona ko hano uyu mudepite ndamuzi, uyu mudepite ni wo muri Warikare. Nari ntarabona izina rye ariko ndigezeho. Wirimishiki, reka mukwibutse, hari umudepite wo muri Warikare wigeze kujya muri Warikare, abaturage baho bamuheka ku mbaho. Nuriya none baramuheka hunga simbizi. Nuriya bari bahetse ku mbaho, abantu bane bamuhetse, bari bafashe intebe y'isheze nk'izi ngizi twicarira zikozwe mu mbaho, batereka ku mbaho baramuheka, bamushyiraho baramuheka. Ubu ntabajwe nuko atazongera guheka. Ndabona ahihanganishije imiryango noneho arihanganisha imiryango y'abazarendo bapfuye baguye hari i Karembe, barahari ni benshi. Noneho agashyiraho amazina ya honorable prof, sinzi igihe yabereye profesere, honorable prof Wirimishiki Buhini. Uyu ni umuhunde wo hepfo hariya muri Warikare, député national digne et légitime de Warikare, ministre honoraire, ni ministre w'icyubahiro, akaba ngo n'umwana watowe byemewe n'amategeko muri Warikare. Cyakoze azi gutabaza, azi kuvuza induru. Uyu rero Ntabaza Wirimishiki ni umwana uvuka muri Warikare, nuwaho arahazi. Wabonye banamuhetse ku mbaho, ngira ngo waramubonye. Noneho twibaze Bwana Mushakamba, turebe ifatwa, kandi yanabivuze nawe, ifatwa rya Karembe rivuze iki? Karembe na ngenzi yayo. Karembe nihura. Bwana Sentama, ikintu nayivugaho cya mbere, gufatwa byari ngombwa bitewe nuko biragaragara ko nkuko wasobanuye cyangwa uri buze no kongera kwasobanura neza, yari strategy, na hantu hari strategique nkuko no babivuze. Hanaturukaga ibitero byazaga gutesha umutwe M23 muri Masisi. Rero M23 nk'abantu bakeneye umutekano wa Masisi n'ibindi bice bagombaga kureba aho bano banzi bitoreza bihuriza, aho bakura imbaraga, aho bagera bakajya kubyinira insinzi ikajya kwasenya. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, izi wazarendo ntabwo ziri mitamira imbere ya M23, nubwo bashaka kuzidefanda bavuga ko ngo zaba zagize ngo kwimwa ibikoresho. Ntabwo M23 nayo ifite ibikoresho, kuko nta bigura, nta leta yibiha, usibye kuba yabyambura wazarendo ikabyambura na FRDC na SADC n'abandi bose bahanganye. Ikindi cya gatatu abantu bagomba kumenya ndetse no kumva, iyi Karembe yari ngombwa, yari kenewe bitewe nuko ifungura inzira, ifungura urugamba rwagutse cyane ko FARDC iri kwitegura kurwana.
ahangaha Copo na Karembe byanga bikunda ejo buriya dushobora kumva ngo Copo yafashwe, ngo yamvuze Copo kandi ari pinga niyo nashaka kuvuga. Hari ikibuga cy'indege, abantu bibuka General Guido, uriya ngirwa General Guido Shimirayi, hari indege ya Monisco yigeze hamugusha. Uyu munsi indege zaharwaga zikasiga imbunda n'amasasu, akaba ari byo bibongoza kuza gutera M23 no kwangiriza cyangwa kwica abaturage bari mu bice M23 kontrola. Rero M23 byari ngombwa, ariko nanone abantu bamenye, tugiye kuri cya kindi uriya umudepite yavuze ati ngo FRDC ngo ihugiye ngo cyangwa leta ngo ihugiye mu bya Rwanda ngo bya CCRF ihari ni ya FRDC, ni guverinoma yemeye iyemera ubwayo n'abasirikare bayo ba FRDC, ndetse abandi nabo Angola isaba M23 guhagarika imirwano. M23 nk'ibisanzwe itera ruko itewe, ntabwo irwana idatewe. Rero icyo bagomba kumenya ni kimwe, iyo M23 ikubise Wazalendo, iyi mitwe ya Wazalendo ntabwo iba yishe CCRF, kubera yuko ntabwo irwana n'ubu bemeranije guhagarika imirwano, nubwo babyemeranije biri indirect bitari direct, kuko ntabwo babyemeranije ari babiri, ahubwo hari umuhuza bacaho. Umuhuza Kongo yemerera umuhuza ko itazongera kurwana ikoze CCRF, noneho umuhuza nawe akajya gusaba M23 nayo ikavuga ati nitudaterwa ntabwo tuzarwana. Rero ibingibi byo kwitwaza CCRF nibareke kubyitwaza, kuko nta CCRF iri hagati ya Wazalendo na M23. kandi ikindi niyo FRDC yaba yihishe muri Wazalendo yaba itihishe muri Wazalendo, igihe cyose iteye M23 atanze kondisiyo ko niterwa izitabara, kandi izakubita umwanzi kamukura aho yaturutse ari kwifashisha ayitera. Rero M23 byari ngombwa, n'abantu baturuka muri Karembe no mu bindi bice bakunda M23 mwishimire ko M23 yafashe Karembe na Ihura. Ejo twizeye ko tuzabyina intsinzi yuko M23 noneho yafashe na Pinga. Ubundi Sidi Kivu bagahangayika ngo M23 iraje, muri Copo Kisangani bagahangayika ngo M23 iraje, ari nako kandi bamwe bishima ubwo bazahangayika n'abanzi ba M23 bariya bari babaye koloni na propaganda ya Kinshasa, muri za Rubero na za Beni n'ahandi naho bakishima ko M23 wije. Umutekano usesuye ukahita uboneka muri Masisi ndetse na Rucuru, muri bya bice twumvaga buri munsi bakubitaniramo, bitari kuri kote ya Goma, bitari kuri kote ya Sake, ndetse na kote ya ndetse no kuri kote ya Sidi Kivu Karehe, bitari kuri kote ya Karehe. Bwana Senama, ngiye uko niko mbibona, ikiriho nyine akazi kakozwe ni keza kandi karashimishije. Hari ikintu wibagiwe Bwana Mushakamba. Iyo bavuze ngo Wazalendo bateye ntabwo aba ari Wazalendo, ariko niyo yaba Wazalendo wibuke ko Wazalendo hari itegeko ribashyiraho ribashyira muri FRDC, ukuvuga baba bamaze kuba FRDC. Noneho FRDC rero Wazalendo yabagize ikintu navuga ni nk'ishuka yiyorosa cyangwa uburingiti yiyorosa igiye gutera, noneho yajya gutera ikavuga iti ntabwo ari twe ni Wazalendo bateye. Kuki bahita bashinje M23 kwica CCRF kandi itarwanye n'abumvikanye guhagarika imirwano? Ariko na CCRF je ntayo mbona, ntayihari nta nubwo CCRF burya CCRF yemeranywaho n'impande zombi. Ziriya mpande ntaho zigeze zihurira, yaba M23 AFC ndetse na leta ya Kinshasa ntaho bahuriye ku buryo twavuga tuti bemeje CCRF, basinye CCRF. Uyu munsi uretse ndi impapuro za kera M23 yagiye igiranamo amasezerano na leta ya Kinshasa, nta mpapuro z'uyu munsi ushobora kubona basinyeho. Ese biriya ntabwo none se FRDC baravuga CCRF, Kisekedi akajya mu Burusiya akazana imbunda. Narumvise ngo agiye kujya no mu Buhindi ngo azane indege idasanzwe. Biriya ni ibintu byo ni nko kubashyira isashe mu maso, bakabahuma amaso, noneho bakitegura ku buryo bashobora kubavana aho bari bari. Ikindi ni hariya wavuze uti babuze ibikoresho. Wazalendo birutse kuko babuze ibikoresho. Ese niba babuze ibikoresho Karembe,
barabibuze Bunagana, si cyo kibazo se? barabibuze Rubare, barabibuze Karengera, barabibuze Rucuru, barabibuze Kiwanja, barabibuze hehe na Rubaya babuze ibikoresho. none se tubyemere ko FARDC nta bikoresho igira? iby'ihora igura se byaba bijyahe? ngira ngo nta nsinzwi, reka tubyite insinzwi, nta nsinzwi ibura urwitwazo. rero ikiriho ntabwo babuze ibikoresho, ibikoresho barabifite, ahubwo bemere batsindwe byo gutsindwa. Ntabwo umuntu yavuga ko batsinzwe kubwo kubura ibikoresho, barabifite, ntabyo babuze pe. Pinga nimara gufatwa barabasigaye he? Pinga yafashwe nyine ni hahandi urumva Warikare ibimeze nk'iciwe umutwe. Nkuko wafata umuntu, ni nka kuriya ujya ubona muri Kongo bafata umuntu bakamuvanaho umutwe agasigara igihimba. Ni ukuvuga Pinga ifashwe kiriya gice gusubiza ruguru ugana kuri Rubero cyose kikavaho, Warikare yabisigaye imeze nk'igihimba cy'umuntu kidafite umutwe. Ubwo rero urumva aho byaba byerekeza. Wirimishike honorable yabyivugiye ati ni ukunyura muri groupement ya Oninga, groupement imwe ni nk'umurenge umwe, noneho ugakomeza ukinjira muri Copo. ubwo rero dushobora kubona ejo bifashe indi ntera ukabona bigeze muri Copo, na Copo nayo ukabona itangiye gukubitwa, hari ibice bitangiye gufatwa, bityo bigakomeza. Karembe irafashwe, Brusa nayo cyangwa se Pinga igafatwa, ahubwo ukazabona na kiriya gice cyari cyarasigaye ruguru kirimo za Butembo, ukabona nacyo kivuyemo. Ukabona nacyo kivuyemo bigahindukira bikinjira muri Beni, gutyo ariko itsindwa kuko cyane cyane hari ahantu uretse uriya muhanda ukomeza ujya Ikisangani nawo mubi buriya kuva i Goma ujya Ikisangani imodoka ihakora nk'ukwezi, kandi hari igihe twajyaga tuhagenda ihakora iminsi 7. none wumva inshuro byikubye iminsi 7, kuva ku minsi 7 ukajya ku minsi 30 kubera ahantu habaye habi. Biriya bivuze iki? Bivuze ko genda abona uriya muhanda ufungwa cyangwa na Copo igafatwa, hakagira ibice bya Copo bifatwa nk'uko yabivuze uyu mudepite warabivuga arahazi, ni imvukira ya Warikare. Bwana Sentama, irafashwe iyi Nuza Karembe na Ihura na Pinga isa n'isaha yafatwa, kandi na Breusa nayo M23 irayifite. Birahurira hehe? Biratanga izihe mbaraga? Birafungura iki? Ikintu bifungura mbona sinzi, reka wenda twazabifatira amakuru yandi ikindi gihe tukabiganiraho, ariko icyo mbona buriya ni uburyo bwiza. Ni uburyo bwiza, hashobora kuvamo ibintu bibiri. Ni uburyo bwiza bwo gukomeza n'ibice bya Copo bikaba byagerwaho. Ni uburyo bwiza Butembo ishobora gukubitwa nta muntu baturuka mu bitugu, kuko urebye Butembo uwaturuka epfo muri Warikare yaguturuka inyuma. Ubu ni ukuvuga rero hariya Rubero nyirizina ku cyicaro cya teritware Butembo hashobora gufatwa mu buryo butekanye, nta muntu uturuka mu 23 inyuma. Ikindi, kano gace ka Mweso bari barakazonze kuko buriya Pinga imiterere yayo, igice kimwe kiri muri Masisi, ikindi kiri muri Warikare. Muri Warikare hari ikibuga cy'indege cya Pinga ahitwa Ingasa. Noneho hakaba n'igice kiri mu mujyi site ya Pinga, harimo n'ibitaro bya Sebeka, ngira ngo hariya muri Pinga, hariya mu mujyi. Ni ukuvuga uko byabaga bimeze, bazanaga ibikoresho bya gisirikare bakamena kuri kiriya kibuga, ahasigaye bakabyikorera, abantu bakagenda n'amaguru bakabitwara, bakazamuka bagahinguka muri Bibwe. Uhagera muri Bibwe ukaba ushobora gutera muri ya bice bya Mpati, ngira ngo wumva uko babitera, za ntambara za hato na hato. Ushobora guca Karembe ugatera hariya za Gashuga no mu bice bihakikije. Ariko buriya hari ahantu hagiye gutekana, kuvuga hariya gufatwa kwaho birafungura inzira ishobora kugana muri Copo, biraha umutekano M23 ishobora kurwana ruguru muri Rubero na Butembo, biraha umutekano abari igashuka na Mweso.
ikindi kintu natekereje urimo uhavuga wavuze uti imihanda yaho ni mibi, birasa nk'aho ari igisobanuro cy'uko izi wazarendo nta bufasha bwa FARDC, nta bufasha bwa sadeke, nta bufasha bw'abacanshuro kuko ntibakemera kugenda n'amaguru usibye gushuka abarundi bake bake. Hariya imodoka kuhagenda wanazifatana kuko hari aho ugera umuhanda ukifunga, mbese ugeze ihura inyuma ya hura umuhanda ntawe, yego ugeze Pinga inyuma ya Pinga umuhanda ntawe, umuhanda n'umwe uriya unyura Kanyabayonga ukagenda ukazagera i Butembo ugakomeza ugenda ujya Kisangani, kandi nawo nyine Kanyabayonga ni ukuvuga rero hariya ibikoresho kubibagezaho rwose bizaba bigoranye, ndetse Pinga yo yanafashwe byaba bigoranye cyane ko kariya gace ni amashyamba. Reka tujye ku ngingo ya kabiri y'uruhererekane rw'ikubitwa rya FARDC n'abayifasha muri Sake. Ngo amakuru mfite yizewe nuko icyitwa ambulance mu mujyi wa Goma ntikikiboneka, zihora zitunda imirambo, abaturage barwaye arahamagara ambulance bakamusubiza bamutuka kubera umujinya w'uko bari gutwara imirambo. Ibi urabivuga Bwana Mushakamba, hari n'ikindi kibazo kiyongereyeho, n'imirambo sinzi iyo bayijyana. Ngira ngo twigeze gukora ibarura ry'uburuhukiro morgue, twabonaga imyanya 90 n'ingahe. Yego 90 n'ingahe, noneho bamaze ni hafi cyumweru barwana, hamaze gupfa reba nk'umunsi w'ejo bonyine, yego wazarendo bonyine bapfuye 55 FARDC 12 nibabaye 77. Noneho fata abapfuye ejo bundi bamwe barimo abakoronere 4, 2 ba FARDC na 2 biriya baba autoproclame, yego noneho harimo n'umumajoro abakapiteni 5, noneho ntabwo bavuze bariya bato. Abo bantu bose bure ushobora kwibaza se babashyira mu buruhukiro bwa hehe? Nabwo ni ikibazo. Iki nicyo kibazo cyanateye cya kindi cyaba abantu bigeze kugwa kurohama, imirambo barohoye bavanye mu mazi. Wabonye ko abaturage bigaragambya ko bababeshye ko bayishyira mu buruhukiro, barangije ntibayishyiramo. Ariko by'ukuri nta nubwo bari kubona uburuhukiro kereka iyo babajyana mu zindi ntara cyangwa mu yindi mijyi, kuko hariya uburuhukiro buruzuye buratsindagiye, imirambo bayishyira hariya ntabwo babona ahandi bayishyira. Iki rero kikaba ikibazo. Ikibazo ushatse ndabona imibare uyifite imbere yawe, ushatse wanayitubwira. Bwana Sentama, nk'uko babyemeza imirwano yarabaye, ariko harimo agakoryo ku munsi w'ejo, kamvuge ngo nta kandi gashya karimo, kakozwe n'uyu komanda mushya baherutse kuzana witwa Kawiti, ndumva ari generale. Ikintu yakoze, yashoye wazarendo imbere. Mugende mupfe turebe. Yashoye wazarendo kuko kandi byari ngombwa ko bashora wazarendo. FARDC imaze iminsi yitambika agatuza bakakamena, Sadeke yakomaho bagakubita ku buryo nta majyo bari bafite, nta kurogoye. Wazarendo yabagize nka kwa kundi muri laboratoire babaga imbeba kugira ngo bayigireho. Yego arababwira ati ni mugende. Nicyo kiri kubaho rero, baravuga bati reka dutere FM23 muri Sake tutayihamahoyemo, tusheringe turwane buri munsi, tubatere buri munsi tutayihamahoyemo, kuko bari bamaze iminsi. Yego icyumweru kirarangiye, imirwano ari uko nguko imeze. Ariko uko bakubise niko bakubitwa, byatangiye uriya generali Janvier Karayiri wanuza ari kuvuga ati ubwo bamaye wazarendo kuyobora wazarendo reka nkwemeze. Igihe yirukaga narimo ngutera urwenya ntiyirutse atebeje ubwanwa mu ipantaro. Igihe yirukaga bakamukurikiza ikomporari ngo hari umugunga. Ngira ngo Bwana Sentama, ni ukuvuga ngo ni ibintu by'uruhererekane, ariko M23 yeretse ko bidashoboka. Noneho M23 yarushije Mayanga. Tekereza ikintu cyatumye Mayanga aceceka, wagira ngo arafunze kandi ntafunze. Mayanga na mugabo. Noneho M23 kugira ngo ibemeze, ibakoresha agakoryo, iragenda ikagera Sake ikahita isubira inyuma, abaturage bakabura M23 mu muhanda kuva muri za rompwe kuzamuka za biriya bice bya Rutobogo kujya muri muhanda umanuka, bakabona nta muntu urimo. Ubundi wazarendo nazo zikagenda zihaza itabi,
zagera imbere zamara kugera neza mu mboni za M23 ubundi bakarasa bamena imitwe gusa ubundi bakahita bagenda bakareka baza gutwara imirambo Croix Rouge zikaza zigatwara imirambo cyakoze Croix Rouge hariya yarakwiye guhembwa na Kisekedi cyane kuko akora akazi ko gutwara imirambo ubundi intare za Sarambwe zifite formule ni one bullet one person ni isasu rimwe umuntu umwe uvuga nta sasu rigenda nta hari umuntu wazambwira ati babatoje kurasa mu mutwe ntabwo urashe ku maguru cyangwa ahandi ntabwo bamwemera Bwana Sentama rero iki kiragaragaza yuko M23 irashoboye ahubwo FARDC ishaka yakikura muri iyi ntambara abari hariya bakemera bakamanika amaboko kuko barashukwa na Kinshasa uri kungukira muri iyi ntambara iri kungukira mu maraso yabo ari kumeneka buri munsi. Bwana Mushakamba ntabwo ari FARDC twibukiranye ko Kisekedi ni umuyobozi w'ikirenga wa FARDC nta kundi babigenza yabategetse ariko jewe buriya iyo mbirebye nkashishoza nkareba ngayaba generale bo muri FARDC ndagaya bari abaciwewe ndagaya bande kandi nabo babyungukiramo ariko nanone wungukira mu maraso y'umuntu ntabwo ari ibintu bizima bazashimishwa nuko ingabo zarangiye ariko bavuga ko hari umuntu ukora muri presidence ya Kisekedi wabajijwe na France 24 akababwira ngo ibice birimo intambara biri mu birometero runaka bya Kongo yacu bishatse kuvuga ko hariya ntibakihabara nko mu gihugu cyabo si wabo ibyo bimeze nka rwa rwenya nabonye ngo bagiye guhindura itegeko nshinga ngo rizaba rireba niba ari iminuza amateritwari 140 ngo 5 zitarimo kuko zafashwe twagana ku musozo reka tugane ku musozo tubibutse ko Sake imazemo iminsi intambara ntabwo ari ibintu byoroshye ngira ngo wenda habayemo agahenge uyu munsi ariko nabwo ntako guhamba no gutwara imirambo ko gushyingura turabivuga ubu ngubu ariko wasanga nanone rwongera ukambikana Bwana Mushakamba ariko hariya ntabwo byoroshye pe Sake gihe umuntu yarayimbaje namubwira ni umujyi w'abantu batatu ni umujyi ushobora kubonamo M23 ni umujyi ushobora kubonamo FARDC nabwo yareba nabi bakayimena umutwe ni umujyi ushobora kubonamo bya bisiga byamenyereye kurya inyama z'abantu cyane rwose. Urakoze rero dushimira abari badukurikiye mwumvaga amakuru yacu amakuru aca kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse no ku Muco Wacu TV na Sentama ingingo z'ingenzi twaganiriyeho ni ifatwa rya Karembe n'Ihura ahangaha ni muri Warikare ariko tubibutse ko Karembe ubwayo agace kamwe gato kari muri Masisi akandi kakaba muri Warikare noneho turebera hamwe uruhererekane rw'ikubitwa rya FARDC n'abayifasha mu mujyi wa Sake hariya no mu nkengero zaho. Ibyo nibyo twaganiragaho rero reka mbashimire umugoroba mwiza Bwana Mushakamba twibutse n'abadukurikiye ko bakwiriye gukanda subscribe ku batarayikanda haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki bakande subscribe ikandwa rimwe ndetse badusangize n'ibitekerezo byabo babyandika ahari comments babitwoherereze kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Mushakamba mikroni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama mwakoze abakurikiye radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe no Muco Wacu TV Imana ikomeze barinde kandi bahumugisha murakoze cyane.